hari principe y'Abongereza ivuga ngo hari ibintu bibiri utagomba gukwepa. Ibintu bibiri utagomba kugira ngo wajya mu cyogazo, wajya munsi y'ubutaka, yaravuze ngo ni urupfu. Yavuze ngo ni iki? Babwira icya kabiri kirashekeje. Abanyepolitiki bari aho bari gusenge cyane. Ngo icya kabiri ngo ni imisoro. Umva nta hantu na hamwe wajya utasanga iki? Umusoro. N'iri tara ririmo kwaka hejuru harimo umusoro. N'aya makaro duhagazeho harimo umusoro. N'iyi sanduku iri aha harimo umusoro. N'iyo myenda wambaye harimo umusoro. N'aya mafunguro turi gufata harimo imisoro. Hagize umunyepolitiki wajyamo njye gukuraho imisoro burundu, wowe yaba afite ikinyoma. Nta hantu rero wakwepera umusoro aho wajya hose. Wawupepera mu Rwanda, wagera mu Uganda ugasanga ni umugabo umwe ngo umuhanga ageze muri kaminuza ngo ntabwo biga kuko twigaga kera, nanjye nize ejo bundi muri iki arangije ngo abasigira ku kibaho arandika ngo rimwe guteranyaho kabiri muri kaminuza ni kangahe, ngo arangije bisohoke ngo barahinga bajya mu bindi birabananira babura iki igisubizo. Wagarutse arababwira ngo muri injiji bigeza rimwe guteranyaho kabiri ni kangahe, rimwe guteranyaho rimwe nako ni kangahe. Mukongomani wari ufite amafaranga miliyoni y'amadolari, babwira urupfu aho yari yagiye kuramuza, bararubwira ati rero ati wowe ati rwose ntugire ikibazo ku cy'amafaranga, ati njyewe nzaguha inote ntugire ikibazo. Hanyuma ngo umupfumu aramwemerera, urupfu rugiye kuza ruhageze, bararubwira ati rero ati amafaranga ndayafite, ati ndaguhaye $1,000,000. Urupfu arabwira ngo no, ati ndongera yindi zibe ebyiri, baba ngo no, 3 miliyoni no, 4 miliyoni. Mu murongo wa 10 wa Zaburi 90 aravuga ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Amen. Arongera arandika umurongo wa 12, arandika ngo twigishe kubara iminsi yacu uburyo bituma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Ntabwo byoroshye, ariko Bibiliya ifite ikigaragaza ubuzima bwacu. Amazina yanjye yitwa Ben Mugenzi, umupasitoro mu itorero ry'Abangilikani, aho uyu musaza Daniel yabatirijwe. Birashoboka ko iby'idini yabatijwe akabisorezaho cyangwa akabigendamo gake. Buriya buri muntu uwo ari we wese agira intege nkeya ze, ariko ibigendanye n'urupfu buriya tujye tubigendamo gake. Iherezo ry'umuntu rigenwa nawe rikagenwa n'Imana. Hahandi twita muri koma, hari ahantu agera atagishobora kuvugisha ururimi, atagishobora kurebesha aya maso tureba, atagishobora kugaragaza ibimenyetso ibyo ari byo byose. Aho rero abahagararanye n'Imana na Satani ari bangahe? Ari batatu. Aho rero niho hagenda iherezo rye n'aho azerekera. Ushobora kuvuga ngo uyu muntu ari ijuru ntiyarigiyemo kubera ko byagenze gutya, cyangwa kubera ko yambaye amakanzu nk'aya ngo buriya mu ijuru yarigiyemo. Ariko kujya mu ijuru kugenwa n'Imana, ndetse n'umwiherero umuntu agirana n'Imana ku munsi umunota wayo. Rero gukeba Imana imugirire neza yagize umumaro munini nk'uko bene data babivuze. Iyo umuntu rero yakiriye Yesu yabatijwe, abatizwa rimwe ntabwo yongera bwa kabiri. Bigendanye n'ubuzima bwe tubireke, kuko iherezo rye aho yagiye byarangiye. Nta nubwo hano dufite ububasha bwo kumusengera ngo ajye ahandi cyangwa ava ahandi ajya ahandi. Ibyo ngibyo biri mu ibanga ry'ubuzima bwe. Ubu ahubwo abo tubwirwa ni twebwe turi hano muri ino saa. Umunsi we, iyi celebration ye itumye twongera kwiga ijambo ry'Imana. Mose rero
aravuga ngo iminsi yacu yo kurama ngo ni imyaka 70. naho se mbara imyaka ya Danieli imyaka 70 yarayifite ndetse arengejeho n'amezi 10. bisobanuye ngo Danieli ntabwo akenyutse. bisobanuye ko nta n'ideni agiye Imana imurimo, kubera ko Bibiliya tubwira ngo kurama n'imyaka 70 none we yarayirengejeho amezi 10. bisobanuye ngo nta deni agiyemo hagati ye n'Imana. ikibazo kiri kureba wese muri iyo myaka 70, ariko twagiye twumva ubuhamya bwe birangiye bamuhaye na doktora atigiye, kandi iriya y'icyubahiro umuntu ari nayo nziza kuruta n'izindi zose. natwe rero bitubere inyigisho nziza yo kugira ngo mu myaka yacu natwe tuyibyaze umusaruro. arandika rero ati nkurikije uko mbona ubuzima, nkurikije uko mbona imibereho, Mana utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo bituma dutunga imitima y'ubwenge. utwigishe. ndabizi bamwe hano n'aba bana bagiye bahagarara hano imbere, harimo n'abakuru abenshi basoma barize, unarebye n'ibyo bavuga urumva ko bize. ariko ushobora kuba warize kubara amafaranga, abandi barize ibindi, za diguri tuzifite n'ibindi tubifite tunajijutse, ariko dukwiriye kwiga n'ikindi kintu, kubara iminsi yacu, uburyo bizatuma dutunga imitima y'ubwenge. kubera iki Mose yavuze aya magambo? yagira ngo dutekereze uko dukora imirimo hano mu isi, dukorere iyi si, dukorere imiryango, ariko dutekereze n'uburyo tuzabaho ubuzima tuzagira iteka ryose. byaba bibabaje rero tujijutse ariko tutazi kubara iminsi. byaba bibabaje tujijutse tutazi kureba ngo ese ejo hashize hameze hate, uyu munsi hameze hate, ejo hazaza hameze hate. ngo rero uyitwigishe ngo uburyo bituma dutunga imitima y'ubwenge. ni ryari tuzatunga imitima y'ubwenge? ni igihe tuzaba dutekereza ku buzima, itangiro ryabwo, kubaho k'ubuzima n'iherezo ryabo. kubera ko aratubwiye ngo, Mose aratubwiye ngo kubaho k'umuntu, kurama k'umuntu ni imyaka 70, ngo yaba myinshi ikaba 80. bisobanuye ngo muri iyi myaka Imana idufashe twige kubara iminsi yacu, bitume dutunga imitima y'ubwenge. ndabibifuriza kandi nanjye ndabyifuriza, kugira ngo nubwo turi mu iterambere, nubwo turimo turwana n'ubuzima muri sectors zitandukanye, ariko twibuke yuko ubu buzima nabwo buzagira iki? iherezo. kandi iyi zaburi nayo yahimbwe na Dawidi, ni zaburi ya 39 umurongo wa 5. aranditswe ngo Uwiteka akitso, byari isengesho, cyari icyifuzo. aravuga ngo Uwiteka akitso, umenyeshe iherezo ryanjye. ikizaranga umuntu ufite umutima w'ubwenge ntabwo ari dogitora azaba abitse mu rugo rwe cyangwa na tetire afite. ikizarangwa umuntu ufite umutima w'ubwenge ntabwo ari uwubatse amazu menshi, n'ugendera mu mamodoka ahenze, n'ufite amafaranga kuri konti, n'ufite amafaranga, n'ufite diguri zitandukanye. ikiranga umuntu ufite umutima w'ubwenge ni umuntu utekereza iherezo rye. kubera ko ubuzima tubayemo uko byagenda kose,
hanyuma rero umuntu ufite umutima w'ubwenge nutekereza ubuzima abayemo, nutekereza ejo hazaza, akagerageza ibintu bitatu. Akagerageza kubana nawe ubwe ku giti cye, akagerageza kubana n'umuryango areberera, agira n'aho berekeza, ariko akagerageza no kureba iherezo rye, akareba imibanire ye hagati n'Imana. Hari igihe rero tugira imibanire myiza hagati y'abantu, ariko ugasanga imibanire hagati yacu n'Imana bize gute, ntabwo bigenda neza. Ikindi cya gatatu ni ikigaragaza imibanire yawe hagati y'abantu, abaturanyi, abo mukorana, abo mubana, abo mwiganye ku ishuri, abo mwirirwana, abo muhura. Ukwiye kugira imibanire myiza hagati yabo kugira ngo bajye babona ishusho y'Imana muri wowe. Iyo mpamvu abajyanama b'ubuzima batubwiye ngo iyo yabaga yasibye hari byinshi byagira ko gute byananiranaga, yari umuntu ufite umumaro. Ahangaha Daniel Rukeba, aho ngaho imibanire n'abantu dukurikije ubuhamya turimo kumva, kandi ubuhamya bwa famiye samutayimu hari igihe bamusigiriza, ariko ubuhamya bw'abaturanyi n'abo bakorana inshuro nyinshi uvuga ibiri byo, kugira ngo uriya muryango batubwiye nanjye murana nawe ahandi, buriya bigaragara ko Rukeba yamufasha myumvire. Sheke za hariya ndazizi zisinywa babanje zica mu maboko menshi, kugira ngo bayisinyire rero y'ibihumbi 100 yamufasha myumvire mwiza. Hanyuma imibanire yacu n'abantu, uko dukorana n'abandi abantu baba bireba, uko duturanye n'abandi abantu baba babibona, uko tugenda mu muhanda tuzamura ibirahure kandi imvura iguye abantu baba batureba, uko ugenda abana ku ishuri bawe ugaca kuba abandi ujya abantu baba batubona. Ab'i Kigali bo bashyiramo n'ibipangu bagashyiramo na za senyenge hejuru, uko mushyiraho za senyenge hejuru abantu baba bagira baba babireba. Buriya Rukeba nta senyenge yashyizeho. Bariza umuntu ukwegereye ngo wowe ushyiraho senyenge, ngo bazane ko mubariza ngo Uwiteka umenyeshe iherezo ryanjye, ntabwo ari iherezo ry'abandi, ni iryanjye. Ese iherezo ryawe wowe bazagusezeraho bate? Ese ntabwo bazavuga ngo yapfuye abandi bakikomereza akazi? Santire do Saturone yahagaze, nanjye nkora akazi kenda kumera nk'akandi bigamije cyane, ba muri kosa muri komite ya kugira ngo Santire do Saturone yohereze abajyanama bangana kuriya kuri ubuzima bwahagaze mu gace batuyemo. Ese nawe nuko bizagenda? Tugire imibanire yacu n'abantu, hanyuma tubone gutunga imitima y'ubwenge. Kandi imitima y'ubwenge ntabwo abantu bikunda, ntabwo birebaho, ntabwo bareba inyungu zabo, ahubwo bareba inyungu za sosiyete turimo. Hanyuma ngo n'urugero rw'iminsi yanjye menye yuko ndi igikenya. Bibiliya hano y'Ikinyarwanda yakoresheje ijambo bita igikenya, ariko mu Kinyarwanda bavuze igikenya bavuze ibindi. Hanyuma bayisemuye mu Kinyarwanda cya kera, ariko ngo menye n'urugero rw'iminsi yanjye. Uyu munsi turasereburetinga ubuzima twabayemo, bamwe mu mibereho itandukanye bakata za keke, twujuje 40, twujuje 50, twujuje iyi, ariko ukwiriye gutekereza iyo utambukije, ariko ugatekereza n'isigaye. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo Mana umbabarire unyibutse mbashe gusobanukirwa neza urugero rw'iminsi yanjye isigaye nyibaye none, kuko uko byagenda kose twabyanga twabyemereye isabuka tuzayiryamaho. Oya ushobora kuba utabyumva, iyi sabuka twakubwira ngo mbwira umuntu ukwegereye ngo nawe ufite iherezo ryawe. Iherezo ryanjye nawe ese turimo turamenya urugero rw'iminsi dushigaje?
icyo kumenya icyo umuntu atekereza. Ngo mbe reba Diana ndebe niturebana amenye ngo aratekereza iki. Itwima n'ikindi cya kabiri cyo kumenya umunsi wawe uzagera uzapfiraho. Niyo waba uri dogiteri w'ishyano ntushobora kugira gute kubimenya. Ariko uko byagenda kose hari principe y'Abongereza ivuga ngo hari ibintu bibiri utagomba gukwepa. Ibintu bibiri utagomba kugira ngo wajya mu cyogajuru wajya munsi y'ubutaka yaravuze ngo ni urupfu. Yavuze ngo ni iki? Babwira icya kabiri kirashekeje. Abanyepolitiki bari aho bari buseke cyane. Ngo icya kabiri ngo ni imisoro. Umva nta hantu na hamwe wajya utasanga iki? Umusoro. N'iri tara ririmo kwaka hejuru harimo umusoro. N'aya makaro duhagazeho harimo umusoro. N'iyi sanduku iri aha harimo umusoro. N'iyo myenda wambaye harimo umusoro. N'aya mafunguro turi bufate harimo imisoro. Hagize umunyepolitiki wajyamo njye gukuraho imisoro burundu, wowe yaba afite ikinyoma. Nta hantu rero wakwepera umusoro aho wajya hose. Wawupepera mu Rwanda wagera mu Uganda ugasanga ni wowe wishe. Kuko ubuzima bw'iyi si bugizwe n'amafaranga. Abagaragaza abagereranya amafaranga n'ubukungu bavuga ko amafaranga ari amaraso y'iki watembera mu isi. Ayo maraso ntabwo wagira gute wayakwepera. N'urupfu narwo nuko nta hantu warukwepera. Wabahamukira mu ruzi karukwepera Kigali ugahurira narwo ikavuga mu ikamyo bikarangirira rimwe. Rero dutekereze tugambirire twitekereze ibituma imitima yacu itunga ubwenge kugira ngo haleluya tuzagire iherezo ryiza. Ubuzima tubayemo n'iyi si tubayemo yitwa u Rwanda na Afurika ikitwa isi. Ubundi ntabwo ariyo si Imana yari yarateguye. Mu mugambi w'Imana Abakatolika bararirimba ngo ibisiza n'imisozi haleluya ngo bitekerezo byayo. Bisobanuye ngo Imana yari idufite mu bitekerezo byayo. Ababyeyi bacu batarabaho, n'iki gihugu kitarabaho, n'isi itarabaho, idutekereza muri Edeni, ishyiraho umugabo witwa Adamu, imuremera umufasha umukwiriye witwa Eva. Hanyuma babaho barangaye Satani arabinjirana. Abinjiranye abanza kubakuramo ikintu cy'ingenzi cyitwa kurama. Abakuramo ikintu cy'umumaro cyitwa kurama. Kubera ko yarazi yuko nibaramuka baramye bazajya baramya Uwiteka igihe cyose ku manywa na nijoro. Satani abira ikintu cy'ingenzi. Satani ni umujura. Iyo aza kwiba yiba ikintu cy'ingenzi. Abatobora amazu araca muri uwo muryango akagenda akareba televiziyo, kuko televiziyo bayita hotikete, uhita uyigurisha ukabona umukiriya. Ntabwo umujura apfa kwiba icyo abonye cyose mu nzu kereka ibyo yabuze. Ariko iyo yinjiye mu nzu aza kureba ikintu cy'ingenzi. Ndavuga uburiganya bwa Satani. Satani rero abibamo kurama. Arangije kubamo kurama uwo munsi yabibibyemo. Imana iraza isanga Adamu igira ngo ndebe ko byibuze bambo sori, igira ngo ndebe ko bambo mbabarira. Arangije nawe yakwiranye ahita atunga urutoki inde umugore we avuga ngo iki ni umugore wagize gute wambaye. Umugore nawe yavuze ati ni njye nyirashyano n'inyuzanye ibibi byose ngo apfuke abasaba imbabazi. Ahita atunga urutoki iki inzoka, ngo ni inzoka wagize gute waremye. Imana ibonye ntacyo bivuze rero itubabwira ngo nona koresha ijambo mu gifaransa bita sorute, musohoke muri Edeni. Wa Satani wakoreye muri Adamu na Eva akabariganya. Uyu munsi ari gukorera natwe muri iki kinyejana cya 20. Arimo arakorera natwe aho twirirwa mu kazi, mu mibereho hariya
kuko twigaga kera nanjye nize ejo bundi muri iki arangije ngo abasigira ku kibaho arandika ngo rimwe guteranyaho kabiri muri kaminuza ni kangahe, ngo arangije abisohokera ngo barahinga bajya mu bindi birabananira babura igisubizo, ngo agarutse arababwira ngo muri injiji bigeza rimwe guteranyaho kabiri ni kangahe, rimwe guteranyaho rimwe nako ni kangahe, ni kabiri. Uyu munsi turasobanukiwe hano hanze ariko twananiwe kumenya kubara iminsi yacu ngo tumenye n'urugero rw'iminsi tugize gute dushigaje. Imana muri uwo mugambi irangije umugambi yari yateguye wa Edeni, aho abantu bagomba kurya imbuto gusa ntihagire ibindi barya. Za kanseri basanzemo Danieli ntahure nayo, za diyabete abantu zibamereye nabi ntibahure nazo, indwara zimaze abantu ntabwo twagomba guhura nazo kuko twagombaga kurya ibivuye muri Edeni bitavumbijwe ifumbire mvaruganda bitari bibi byose, imbuto tukazirya tukamera neza tugashisha. None kanseri n'indwara ziratumaze. Dore Imana icyubahiro, tuzamura ibiganza byacu, twongere tuzamura ibiganza tuvuge ko Imana ihabwa icyubahiro ku mugambi wayo utarangiye. Twebwe ababyeyi hari igihe ugenera umwana akantu keza ariko yakora ikosa twambwira ngo nabyo bintu nagomba gukora ngize gute ndabihinduye ndabiretse, bijya bibaho. Ariko Imana yo kuko ari umutunzi w'imbabazi, ibyo yatugeneye iyo turangaye, iyo dusinziriye, iyo tutabikoze, Imana umugambi wayo ntabwo ujya upfa, ntabwo ujya usibira, irawukomeza. Iyo Mana yacu tuyizamurire amaboko tuvuge ngo Uwiteka uhabwe icyubahiro ku mugambi wawe utahindutse. Irangije rero iyo si yo muri Edeni, idisi si ya kera, idisi si ishaje, ijyana umugabo witwa Yohana imujyana ku kirwa cy'i Patimo, irahamubabariza imwicishira y'inzara, iramumaramo imushyira kuri tureningi, amakakama byose bimushyiramo n'amarangamutima bimushyiramo, byose bimurangiramo. Arangije gusigara w'Imana ishaka imuhishurira neza, imuhishurira isi itari isi ishaje, imuhishurira isi nshya, ariyo Bibiliya yitwa ngo ni isi nshya. Iyo si niyo tuzajyamo ku bayikoreye. Avuga ngo kira mu byanditswe igice cya 21 arandika ngo iby'ijuru risa, bisobanuye ngo iyi si turimo izahinduka, tugira indi si nshyashya itarimo gupfusha, itarimo umubabaro, itarimo agahinda, itarimo amarira, itarimo inzara, itarimo agahinda. Avuga ngo ikirere masaha yawe, reka duhere ku murongo wa gatatu ngo numva ijwi. Uwo ni Yohana wari ku kirwa cya cy'i Patimo, yumva ijwi nk'uko nawe murimo kumva ijwi ryanjye, kuko biri guca muri mikoro mu kumva ijwi. Arangije ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti haleluya, rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, ngo kandi izaturana nabo, nabo bazabima abantu bayo, ngo kandi Imana ubwayo izabana nabo nabo iba Imana yabo. Uyu munsi Imana tuyisenga mu byo kwizera, namwe ndimo ndababwira mu byo kwizera, ariko uyu munsi Imana ntabwo ifatika. Imana ni umwuka,
haleluya uhimbaza ukwiriye tuzamurijwe cyane tuguhaye cyubahiro haleluya turaguhimbaza dukwiye guhishima Imana tukanayihimbaza kuko umugambi wayo utahindutse itawuhinduye bigeze ku murongo wa 4 irashaka gusoreza ngo Imana kandi mu muturanyi wawe Bwana Yesu asifiwe haleluya 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 dukwiye kuva mu giporoso cya Danieli wa wundi uraho gusuraho tukinjirana n'Imana ibintu by'igiporoso umuryango wanyu ndawuzi Dayana n'abisi nzi famiye yanyu hafi ya yose haleluya ngira ngo muzananyakire muri famiye yanyu ndayizi bihagije ari uwabo wa Dayana ari pase nyirarume hose ndahazi haleluya niba abaporoso ba kera nyine ariko bose bakubera umuporoso ngo na data yari we ngo nanjye ngurumva nyine narabati tuve muri ibi ngibi tuve mu bintu byo kugira iyi minsi yacu irakomeye cyane dukwiye gutunga imitima y'ubwenge ituma tumenya kuba urugero dushigaje naho ibyo kwirata ngo turi abaporoso ibyo filime yagize filime yarizinze filime yagize yarizinze buri wese ababajwe mu itorero arimo ibintu by'amadini mubishyire ku ruhande byo kubatizwa gusa mukajya muri ibyo tubivemo twegere Imana hanyuma niduturana n'Imana rero hari ibintu bizakora ngira ngo dusorezeho erega abantu bakwiye kubwiza ukuri niko kuzatubatura yo kwitwa abakristo tutaribo mu mitekerereze yacu tutaribo imikorere yacu tutaribo uve ku bya Danieli yigendeye twebwe tugira aho duhagarara tuba abakristo bafite indangagaciro zikwiriye haleluya tureke kwirata amadini mu nsengero muri ADPR nta previation mu ijuru nta cyapa cyanditse ADPR kizaba nta mu ijuru nta cyapa cyanditse Anglikani kizahaba na ririya dini usengeramo nijyo gufasha disipurine y'ahangaha nubwo twananira izahanagura amarira yose ku maso yabo ako kantu tukazamurira amaboko amen nihanganishije Fred na Benjamin umwe afite imyaka 24 undi afite 23 undi afite 25 mukomere bana b'Imana abantu ukuntu mungana njye n'abayifuza ifite imyaka 13 urabona ntari umugabo ni se w'iki gusa muzagerageza kugira ibintu by'ibyaso mu bifura ino siyo irimira biva ariko Yohana agiye kuvuga muri iyo sishya bana barukeba ngira ngo yumve ngo izahanagura amarira yacu yose ku maso yawe ayo twarishijwe no gupfusha iwacu dukunda ayo twarishijwe n'inshako zo muri iyi minsi zifite sitirese ayo twabujijwe n'abaturanyi bo muri iyi minsi bashimitse amenyo ayo twarishijwe n'abo dukorana batugambanira ayo turizwa n'abasunika intebe zacu ujya tuva mu kazi twataha hari abazisunika hari abazifuza abahekenya amenyo abadukubitisha inkuba barara baturiza turara twiyurutsa imitima kubera iyi si ishinyitse amenyo abantu barariza mu buryo butandukanye abantu amarira n'ibikomere gusa abantu nta munezero bafite kubera ko iyi si nta munezero uhari nta mahoro yuzuye muri iyi si ahari ariko ngo mu isi nshya iyo ngiyo tuzajyamo uzajyamo wayikoreye Imana izahanagura amarira yose ayo ngayo warizwe n'abantu batandukanye ayo warizwe no gupfusha ukunda ayo warizwe n'abagukomerekeje ibikomere byose waba ufite amarira yose warize Imana ngo nicyo kintu tuzaheraho ikimara kuduha iyo ntebe intebe y'icyicaro ntabwo izaduha n'amazi yo kunywa nta n'amata izatuzanira izazana mushwari ihanagure ku mitima yacu ihanagura
Mukongomani wari ufite amafaranga miliyoni y'amadolari, babwira urupfu aho yari yagiye kuramuza, bararubwira ati rero ati wowe ati bose ntugire ikibazo ku cy'amafaranga, ati njyewe nzaguha inote ntugire ikibazo. Hanyuma ngo umupfumu aramwemerera, urupfu rugiye kuza ruhageze, bararubwira ati rero ati amafaranga ndayafite, ati ndaguhaye $1,000,000. Urupfu arabwira ngo no, ati ndongera yindi zibe ebyiri, baba ngo no, 3 miliyoni no, 4 miliyoni no. Bivuze ngo urupfu ntaho twagira gute twaruhungira, bisobanuye ngo ariko bisishya ngo urupfu ntabwo ruzongera kubaho ukundi. Nyamara twikomera amashyi ngo urupfu ntabwo ruzongera gute ruzongera kubaho ukundi. Nyuma y'amarira, nyuma y'agahinda, urupfu ntabwo Imana izongera gute rwango izarushyiraho iherezo. Bwana Yesu asifiwe. Ngo umubabaro cyangwa ubutaka cyangwa imbwa ntabwo bizongera kubaho ukundi. Bibiliya yatubwiye ngo kubera yuko ibya mbere bizaba bishize. Icyo bisobanuye ni iki? Ibya mbere bizarangira, ibi tubona mu isi bizashira, aya mazu meza tuzashira, abadiguri twabafite n'amadogiteri dufite n'impamyabumenyi zose, ubwoko twaba dufite urwego rwose rw'impamyabumenyi, ibi impamyabumenyi zo mu isi ni iza mbere zizashira. Amazu tubona nageretse cyane nayo ni ibya mbere bizarangira. Ibyo tubona amafaranga, yaba amapawundi, yaba amadolari, yaba amayero, yaba amanyarwanda, yaba amashiringi, ibiriya byose ni ibya mbere. Icyo gihe ngo bizaba birangiye. Bibiliya tubwira ngo bizashira, amasamba azarangira, ibibanza bizarangira, iby'abantu bapfa, iby'abavandimwe bapfa, iby'inshuti zipfa. Usanga abasunika abandi mu kazi barabasunikira iki? Iza pozishoni basunikira aya mashari ari mu bantu arimo arava hehe? Ni ibya mbere. Ibyo byose bizashira. Bwira umuntu ukwegereye, mubwire ngo ibi byose ni ibya mbere. Mubwire ngo ni ibya mbere. Mubwire ngo ni ibya mbere. Ibya mbere bizagira bite? Bizashira. Ibi byose tubona, ibituma tubyuka kare, ibituma turara tudasinziriye, ibituma duhekenya amenyo, ibituma dukarura amaso, ibituma nta rukundo ruri mu bantu, ibituma abantu birebaho, ibituma abantu bikunda, ni ibya mbere. Byose bizarangira. Ubwo rero iyo bavuze ngo ibya mbere bizashira, hazaza ibya kabiri by'amahoro azahoraho, by'ubuzima buzahoraho, by'ubuzima buziteka, by'ubuzima butarimo uburwayi, ubuzima butarimo ubushomeri, ubuzima butarimo agahinda, ubuzima butarimo amarira, ubuzima butarimo umubabaro, ubuzima butarimo urupfu. Ni jye nawe dufite uburenganzira bwo guhitamo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tujye gusenga Imana. Ese waba uri hano wifuza kuzaba mu isi? Ese waba uri hano ngusaba imbaraga zo kumenya urugero rw'iminsi yawushiganye? Ese waba uri hano ngo uvuge ngo Mwami Yesu ndakwakiriye, wongere ubere mushya w'ubuzima bwawe? Ese waba uri hano wari uri mu ntege nke uvuga ngo Mwami nasaba imbaraga zawe, kuko uko byagenda kose iherezo rizagera? Gufashe gusenga nicyo cyazanye mva i Kigali nza aha ngaha. Atari ibyo byaba ari ubusa, atari ibyo tukaba tutazi kubara. Uri hano ngo dusenge, udahari nabwo turasenga, nta kindi kirenzaho. Mana turagushimiye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ko muri celebration ya Danieli wahisemo ko azasoreza ubuzima bwe hano, urugendo rwo karurangiriza muri iyi sare. Kandi Mana data wa twese ukamukoresha ibyo wamukoresheje, akabaho uko yabayeho, kuko ariko yahisemo, kandi ukamuherezo wahisemo ko azahitamo, kuko iryo herezo rye ntabwo turizi. Cyokoze dusengeye Mana data wa twese imitima iri hano hantu, kugira ngo dushoboze kugira imitima y'ubwenge ibasha kubara, ibasha gutekereza, tukamenya urugero rw'iyo turangije, ariko tukamenya urugero rw'iyo dushigaje. Urwo rugero rugatuma twubaha, tubana nawe neza, tubana n'abaturanyi neza, tugira imibanire n'ubusabane hagati yacu nawe. Bitume Mana data wa twese dutunga iby'iyi si, ariko dutunga n'iby'ijuru, bigatuma Mana urugendo rwacu rutareba muri iyi si gusa, rukareba n'ubuzima bw'iteka ryose. Ushoboze buri wese umugirire neza muri byose, mu izina rya Kristo Yesu. Amen.